So guys, ngiye kubereka ukuntu ducreatinga MetaMask step by step. Icyambere uri bukore urajya muri Play Store cyangwa App Store, nugeramo urahita wandikamo MetaMask. Gutyo. Uhite uyikoraho ni MetaMask wallet. Ni ya kabiri. Kugira ngo uyibona. Hano ngiye bari kumbwira ku updatinga kuko nsanzwe nyifitemo, ubwo ndahita nkora update urahita ukora download. So turategereza irangire. So guys, iyo umaze kuyidownloadinga uhita ukora open. Imaze gukora open bakwereka utu tuntu tubiri, create a new wallet, I have an existing wallet. Ahangaha kabiri ni igihe ufite passphrase wari usanzwe ufite wallet ukayishyiramo. Iyo ugiye gucreating a new wallet ukora hano hambere, akakubwira ngo continue with Google, continue with Apple, continue with recovery phrase. Tukora aha munsi use secret, bahita bagusaba gushyiramo password. Ushyiremo password ikomeye. So iyo umaze gushyiramo password no kuyikonfaminga ukora hano ukahemeza, ugakora create password. So iyo bisoje hano barakubwira ngo save your secret recovery phrase, kora hano ukayireba ni iyi ngiyi. So ikintu uhita ukora hano bahita bakubwira ngo save your secret recovery passphrase, ukahita uyirya screenshot ukayisavinga, kora kuri gallery, ukahita ukora continue. Hano barakubaza ngo ushyiremo 367, uhitemo hano ukaza ukareba muri screenshot wafashe 3 ni straight, ukahita uyihitamo. 6 ni spider, ukahita uyihitamo. 7 ubwo ni chronic, ugakora continue. Gallery hano improve MetaMask gather making, ukahita ukora hombi, ugakora continue. Your wallet is ready, ukahita ukora done. Urabona tayari ngeze muri MetaMask. Nuko biba bimeze, baguha token MetaMask USD, baguha ibintu byinshi. Ubu mba ngeze muri MetaMask wallet. So ikintu uhita ukora ni iki kugira ngo wadingemo Core mainnet. Uhita ukora hano kuri token. Isoje gukora kuri token ukora hano kuri Popular Network, ukahita uhitamo custom. Hano ni uhita ushyiriramo Core mainnet. Tukora hano kuri add custom network, ukuzuzamo turiya tuntu nabahaye, biba birangiye. Iyo ukoze kuri save, Core mainnet ihitizamo hano hasi. Iyijeho uhita uyikoraho, ukahita winjira muri Core mainnet. Iyo birangije winjiyemo uhita ukora hano kuri receive, ukahita umanuka ugakora hano kuri Core mainnet, ugakora copy address, ukahita uyijyana muri OKX.